mu gitabo cy'intambara ikomeye baranditse ngo Bibiliya yatugezeho hari abamennye amaraso, hari abagiye bakora umutsima bakagenda bakayivumbika mu mutsima hagati kugira ngo bayirinde biki gihe cya none nabo bazayisome. Bibiliya hari abayisomaga babanjije kugenda bagashishimuza, umwe agasigara mu buvumo ari gushishimuza ngo asome umurongo, undi agahagarara ku marembo ari kurinda ngo bataza kumuca umutwe. Bibiliya hari igihe yabayeho abantu bayandika, umuntu yayireba aho imanitse nk'aba Martin Luther akifuza ngo icyambi iki gitabo kikaba icyanjye. Ubu irafitwe, bamwe bayimanitse mu kabari, abandi bayimanitse muri wese, abandi impapuro zabo barazihehesha, abandi yataguye mu ntarure ye munsi y'igitanda ntayimenya, abandi baraziguze nta na hamwe basomye, nyamara n'ijwi ry'Imana rivugana natwe. Nicyo gitabo cyafasha ingo nyinshi kugira abasore beza, nicyo gitabo cyafasha abana benshi kugira ikinyabupfura, nicyo gitabo cyadufasha kugabanya umubare w'abari mu kabari, kikagabanya umubare w'abari muri gereza, kikagabanya umubare w'abiyahura n'abapfa ubusa kandi batapfuye.